ntabwo tuzareka Yesu ngo tunanirwe yo kumuvuga habe n'isegonda na ritoya ryatuma dufunga iminwa yo tuzi neza ko Yesu ari Imana yo yigize umuntu. Tubibona mu rwandiko rwa Timoteyo ibice byaho 3 umurongo n'uwa 16 havuga ku bwiru bw'Imana bukomeye, ko Imana yerekanywe yambaye umubiri kandi natwe niko tubyizera. Yo ni ukuri Yesu turamuzi habe n'isegonda ryatuma tumuvaho. Tuzi neza yo muri Yohana ibice byaho 14 yibwiriye abantu inzira bagomba yo gucamo, aravuga ati ni njye nzira y'ukuri, ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo. Abwira Toma ndetse abwira na Filipo yo ati ni njyewe nzira y'ukuri. Umbonye aba yabonye data, umbonye aba yabonye data. Yo Yesu ndagushimye, Yesu ndaguhimbaje, ndagushimye ko nakumenye, ndagushimye ko namenye uriwe nkamenya izina ryawe yo nkarisobanukirwa muri iyi si y'umwijima. Ngaho rero komeza kunyigisha, komeza kumbera umuyobozi. Reka n'abakurikirana BTM TV barusheho kumva izina Yesu Kristo agaciro karyo, barusheho kumva ikiguzi watanze ku musaraba i Gologota ubwo wamenaga amaraso. Mbese ibitambo byari kuva he? Mbese abatabifite bari gutanga iki? Ariko waduhaye amaraso y'igiciro cyinshi utwinjiza mu isezerano turimo uyu munsi. Turagushimye rero ko watweretse inzira, kwaduhaye itegeko rirusha andi mategeko yose kuremera, ari ugukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda kandi ugakunda Imana imwe n'umutima wawe wose. Uri data wa twese, ni ukuri niko wasize utubwiye ngo tujye tuvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Yesu Kristo uri data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe hano mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Kandi ni ukuri ibyo kurya bidutunze ubiduhe, kuko nawe utugaburira, utabyemeye ntabwo twarya. Yesu utigeze uca inzira ntabwo twarya, ibyo turabizi neza ko ari wowe udutunze, ko ari wowe utugaburira, ko ari wowe uducira inzira aho zitari. Kutagufite ntacyo afite, kutagufite adafite ubuzima, ariko wakumenye agenda ashize amanga kandi afite ubuzima. Ngamanuka rero ubane nanjye kuri iri jambo ngiye kubwira bene data, unyiteho kandi unyigaragarize, ukomeze kunyobora no kungirira neza. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu, amen, amen, amen. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Muraho neza abakunzi ba BTM TV, ndabakunda cyane. Yesu Kristo aduhana umugisha. Meze neza, ndashima Yesu, ndamushima kandi ndamuhimbaza ko
ari umukozi w'umuhanga, ko iyo wamumenye akwereka inzira, ko iyo wamenye izina rye ukarisobanukirwa umenya uko ugenda, umenya byinshi, arakuyobora mu nzira zawe za buri munsi. Reka nawe nkurikiranye hano kuri BTM TV iki gitondo, uyu munsi, iyi videwo ugiye kureba, amasaha ugiye kuyirebera sinyazi, ikubere videwo y'umugisha, ikubere videwo iguhindura. Ndiho ndasoma Bibiliya ariko ndi muri kino gitabo cya Yesaya, ndimo numva ibyo Yesaya, umuhanuzi Yesaya yavuze, numvishe noneho nongeye kuvuga ngo kubera iki ntashaka gukora iyi videwo nkayereka abakunzi banjye. Nageze hano ku gice cya 9 ngo ibihanura umwami uzavuka ari umukiza n'umwami. Ibihanura umwami uzavuka. Hari umwami uzavuka, uzi ko Herode yabimenye ko hazavuka umwami abibwiwe n'abanyabwenge. Yesaya rero nawe yari yarabihanuye. Reka twumve rero, nahasomye ndasoma ngo abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi, abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Wagwije ishyanga, wabongereye ibyishimo, bishimira imbere yawe ibyishimo nk'ibyo mu isarura, nk'iby'abantu bishimira bagabanya iminyago, kuko umutwaro bamuhekeshaga n'ingegene bamukubitaga mu bitugu n'inkoni y'uwamutwazaga igitugu. Wabivumye nko kuri wa munsi w'Abamediyani. Aho nari ngambiriye cyane ni umurongo waho wa 5. Reka nkugereho ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Ubwo yahanuraga Yesu Kristo ukuntu azavuka. Rero aha niho hongeye kunyereka ngo Yesu Kristo ni muntu ki. Nawe urimo unyumva uze kumva amazina Yesaya yamwise, nurangiza uvuge ngo Yesu Kristo ni muntu ki. Azitwa igitangaza. Uwo mwana uzavuka azitwa igitangaza, iryo ni izina rya mbere. Umujyanama, Imana ikomeye, ayo ni amazina ye. Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Ayo niyo mazina yavuze uwo mwana azitwa. Data wa twese niwe wasize yigisha abigishwa be, murabizi muri Matayo ibice 5 ngo nimuzajya musenga mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru. Uwo ni Yesu Kristo rero wigize umuntu, aza mu isi abana natwe. Kuvuga ngo Imana ntibyara ntinabyarwa, ibyo ni ibitekerezo byawe. Ariko se kuki ushaka kumenya ubushobozi bw'Imana? Ni iki gituma ushaka kumenya ubushobozi bw'Imana ukavuga ngo Imana ntibyara ntinabyarwa? Ngaya amazina Yesaya yahanuye ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Azitwa igitangaza. Uburyo yavutsemo ni uburyo butangaje. Umujyanama, niwe muntu utugira inama, niwe muntu utwereka inzira. Imana ikomeye, ni Imana ikomeye. Yesu Kristo ni Imana ikomeye. Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Azitwa uhoraho. Ni ukuvuga ngo yahozeho ibihe tutazi, kuko niwe waremye ijuru n'isi. Uribuka ko ibintu byose ngo niwe wabiremye. Muri Yohana igice cya 1, reka wenda twongere tuharebe kugira ngo mbibibutse neza. Yohana
Yohana igice cya mbere, reka tuharebe mujye mwihangana nyine tubirebe neza kugira ngo tubanze tumenye izina rya Yesu Kristo kuko ni izina rigari. Ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri cyangwa ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Jambo uwo yabaye umuntu. Singibi ni Imana yigize umuntu. Jambo uwo Yesu Kristo yabaye umuntu abana natwe. Tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yohana yahamije iby'uwo avuga yeruye ati, uwo ni we navuze nti uzaza hanyuma ni we unduta, kuko yahozeho ntarabaho. Imagine umuntu wahoze atarabaho. Imagine umuntu Yesaya yisaye amazina muri Yesaya ibice 9 umurongo wawo wa 5, ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Ayo niyo mazina Yesaya yahanuye. Kandi Yesu ubwe hano muri Timoteyo wa mbere ibice 3, iri jambo mujye muhora muryibuka ntimukaryibagirwe. Timoteyo wa mbere ibice 3. Uko nzajya ngenda mvumbura ahantu bavuga Yesu uwo ari we, nzajya ngerageza kubaha icyo cyigisho. Nk'ubu uriya murongo wagakwiye kuwushyira mu mutwe, uriya nyine wo muri Yesaya ibice 9 umurongo wa 5, kugira ngo ba bandi bakubwira ngo Imana ntibyarwa, ntinabyara, ntinagira gute, ubasobanurire neza. Hananditse ngo si ugushidikanya. Timoteyo wa mbere ibice 3, si ugushidikanya. Ubwo ni urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa mbere. Si ugushidikanya, ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane, biratangaje. Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa, igahabwa ubwiza. Aka nako wongere ukibuke. Nyine ibindi bice bya hano imbere mu isezerano rishya byo narabibabwiye, aho ntarababwiye ni hano muri Yesaya ibice 9 umurongo wa 5. Hariya Yesaya yavugaga amazina ya Yesu Kristo. Impamvu mba nkomeza nkwigisha Yesu Kristo ni uko Yesu Kristo wamumenye, ugira irindi hishurirwa, ukagenda ubizi neza ko Imana, ko uyu mubiri wambaye umunsi habaho iherezo, ufite kwizera ko uzazuka. Nta muntu uzi Imana uzigera apfa. Tuzahoraho ibihe byose. Nituva hano mu isi tuzajya aho mu ijuru. Imana yaduteguye ko asize ivuze ngo ngiye kubategurira iwanjye. Biranditse hano mu bice 14 ko ngo mu rugo rwa Data hariyo amazu menshi, ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategura ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye. Hariya mu ijuru niwe, ni kwa Yesu. Nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo,
kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubwira ati databuja ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye, urumva yari yambaye umubiri ariko ntibigeze bamumenya, muba mwaramenye na data, uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye, muramuzi kandi uwo data muramuzi kandi mwaramurebye. Filipo aramubwira ati databuja twereke data wa twese biraba bihagije. Nyine aha yo nkageze mba numva n'abigishwa be byari byabayobeye, akavuga ati twereke data wa twese biraba bihagije. Noneho Yesu aramubaza ati nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi ntiwari wamenya Fili? Umbonye ababonye data. Ni iki gituma uvuga uti twereke data wa twese? Ntiwizera yuko ndi muri data na data akaba ari muri njye? Aha ngaha rero niho nkomfirima ko Yesu Kristo ari Imana 100%, akaba n'umuntu 100%. Rero wowe nkurikiranye, iyo wamaze kumenya izina rya Yesu Kristo uraryizera ukarigenderamo, kuko kwizera mu Befeso niho batubwira yuko kwizera ziri mu ntwaro z'Imana tugomba kugendana. Niho urwana ukavuga ati si ndi umutwe, si ndi umurizo, ndi ukomeye, ukiyaturaho amagambo meza, hagira umuntu ukwaturaho ibibi ukabyanga, kuko akanwa kararema. Niyo mpamvu ugomba kwiyaturiraho ibintu by'agaciro. N'ushatse kwaturaho ibintu bitari iby'agaciro, hari abantu bakwita amazina, ukabona umuntu araje akwisa ibintu by'amazina apfuye, urya mwuka ugiye uwunetraliza, kuko uriya mwuka aba ariho awugushyiraho. Ugomba kwita uwanga rero mu izina rya Yesu Kristo, ukavuga ati sinemera amahimbano, sinemera kumpimba amazina, ndi uw'agaciro. Nk'ubu izina ryanjye nitwa Uwimana, naje kumenya ko ari izina rirenze. Nyamara kera najyaga numva ari iriturage, ari iry'abana bo mu cyaro n'iki, ariko Yesu warakoze kuntoranya nkiri urusoro mu nda ya mama. Imana yanyatuyeho ko ndi Uwimana, ndi umwana w'Imana, ndi uw'agaciro, ndi muri wa mubare nyine, sinshidikanya, ndi hano ngo kuko ngo abo ntago babyawe n'inyama n'amaraso, uwo ni we njyewe, ahubwo abo babyawe na Yesu. Ndi Uwimana, ndi umwana w'Imana, ndi uw'agaciro, sineze kuba umurizo, ndi umutwe. Niyo mpamvu nta muntu ugomba kukwaturaho amazina apfuye ngo aza kubeshya ngo uri indyarya, ugahita umubwira ati no ntago ndi indyarya, kubwira uri umubeshyi uti no sindi umubeshyi. Akwita amazina y'amahimbano uyange, ahubwo wiyaturireho amazina y'agaciro bitewe n'uko wizera rya zina rya Yesu Kristo. Ndi umutwe, sindi umurizo, wiyaturireho ibintu bizima, ndi uw'agaciro. Urumva ubeho wumva uri uw'agaciro, kuko iyo wamenye Yesu isi n'ibiyuzuye ni ibye, isi n'ibiyuzuye byose ni iby'Uwiteka. Ni gute wamenya izina rya Yesu Kristo ugasa nabi? No, ntabwo ugomba gusa nabi. Ni gute wamenya izina rya Yesu Kristo? Kereka bya bindi nababwiye, kuko uribuka Yobu nibwo Satani yagiye kumusaba, Imana yemera kumurekura kugira ngo Satani amugireho ububasha. Buriya iyo uciye mu bibi uri umukozi w'Imana, ugaca mu bukene, ugaca mu bintu byinshi, Imana ibigira ngo iba yabyemeye ko bikugeraho. Iyo uzi neza ko usenga, n'ikibi ntigigutera ubwoba. Iyo uri konekite n'ijuru, n'ikibi ntigigutera ubwoba. Uravuga ati ndasenga, ndi umukozi w'Imana, ndi uw'agaciro, nzi neza ko n'ibi bibi, kuko nta byaha nkora, nta kontara mfitanye na Satani, nzi ko n'ibi bibi Imana yabyemeye ko bimbaho. Kuko hari igihe yemera ko ibi bikugeraho kugira ngo imirimo y'Imana igaragarizwe muri wowe. Uzatanga ubuhamya uti nari umukene, Yesu anshira inzira ndakira.
hagira abantu b'abakene bahinduka kubera yuko ubwo buhamya bwawe Imana yemeye kubicamo kugira ngo uzabikoreshe mu ivugabutumwa. Nta kintu rero Imana iyo uri konegite n'ijuru, nta kintu kikubaho Imana itacyemeye, kereka iyo uri konegite na Satani. Ariko Satani we twaramwanze, ibitekerezo bye twarabyanze, ntashaka kutujyana kure, nta bubasha dufiteho. Twasobanukiwe umukiza wacu, twasobanukiwe ko tugomba kubyuka turamya, kuko misiyo yatuzanye ni uguhimbaza izina rya Yesu Kristo. Mu gitondo nijoro uryamye ugenda uri mu kazi ukajya wumva iryo zina. Rero ntago Satani iyo yamaze kubona uri konegite n'ijuru ntabura abantu acamo, ariko uragowe wowe uba ikiraro cya Satani. Ukaba wabona umukozi w'Imana yibereye ahantu ugahita uvuga ati reka mujombe ikintu gituma. Ariko ibyo ntibitera ubwoba uwamenye Yesu, kuko na Yesu Kristo bamwise Zerubabeli, bamwise dayimoni. Imagine gufata Imana yigize umuntu ukayita dayimoni. Noneho wowe urimo urashaka kuvuga izina rya Yesu Kristo, hari umuntu nyine urimo ugenda gucunga kugira ngo aze kukujombamo akantu agufunga umunwa. No. Nimba waratangiye kuvugira Yesu, nta gufunga umunwa, nta guceceka. Kuko umuntu naza akakubwira ngo we kandi ngo reba ibintu ukoze kandi unavuga ko uzi Yesu, ugiye tuvuga ati nakubonye mu mwuka. Ibyo ngibyo byo ntago bishaka kumfata, kuko nakubonye mu mwuka. Nakubonye nimba Yesu Kristo baraje bakamwita dayimoni, njyewe ndinde wo kuba utazana amazina ngo ukire hejuru wongere ukire hejuru kugira ngo mfunge umuntu uncecekeshe. Ariko ntibikunda, ntago bikunda, kuko umwami twamenye ni uw'agaciro, ni umwami ukomeye, ni umwami urenze. Nawe rero uyu munsi nkwifurize kugira intwaro zose z'Imana zanditse mu Befeso. Intwaro zose z'Imana zanditse mu Befeso, reka tuharebe. Urumva mu Befeso ibice byaho 6 ngo ibisigaye mukomerere ibice 6 umurongo wa 10, ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'imibiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri. Ikintu cya mbere mu ntwaro zose z'Imana harimo ukuri. Nimba wamenye ko Yesu Kristo ari Imana yigize umuntu, uko ni ukuri uzi. Ariko uti mpuye n'umuyehova reka nicecekere, mpuye n'umuntu uvuga ko Yesu Kristo ari intumwa nicecekere. Kandi wamenye ukuri, wamenye yuko Yesu Kristo ari Imana yigize umuntu ikaza mu isi ikabana natwe. Muri Yesaya ibice 9 umurongo wa 5, muri Timoteyo wa mbere ibice byaho 3 umurongo wa 16, Yohana yose Yesu Kristo yari yivuze akajya ababwira ukuntu ari Imana yaje mu isi ikabana nabo, ngo ubonye data aba yambonye. Uko kuri wakumenye, nurangiza wicecekere. Kuki se uceceka? Ni igiki cyatuma uceceka utavuze Yesu Kristo? Mukenyere ukuri. Ukuri abantu bakugira babita ibigoryi yuvuga ukuri. Ndibuka kera
twiga mu wa kane, mwarimu yaraje arambwira ngo Beatrice tu sais que toute la vérité c'est pas bon à dire, ngo ukuri kose si byiza kukuvuga, ariko yari kundekera ukuri kwanjye akandeka nkajya nivugira ukuri, nubwo isi idakunda ukuri ariko njye nkivugira ukuri. Rero ukuri iyo ugufite bibangamira sosiyete, usanga ubangama cyane kuko iyo umuntu akubereye indyarya ugahita umwereka ko wabibonye, ubwo urabangamye nyine. Uko kuri nyine, ukuri ngo guhishe nibwo uzabaho ku isi, ufite abakugaragiye, ufite inshuti nyinshi, ufite iki. Ariko se kuki udakora ukuri? Nimba umuntu avuze ngo iyi ni i, iyi ni i, nimba iyi ari u, iyi ni u, ukuri rero ukugize ujye umenya yuko ufite intwaro z'Imana. Njye nari ngufite kera, gusa nageze aho ntangira kuzajya ngenda niga ukuntu umuntu abeshya, ukuntu umuntu ab'indyarya, nkabyiga nyine, kuko nabyo barabyigisha kugira ngo ubashe kuba muri ino si, kuko akenshi ubwiza umuntu ukuri ugasanga murashwanya. Mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Urumva ufite ukuri uranakiranuka. Gukiranuka ni iki? Ni muri ya mategeko y'Imana, yayandi Yesu Kristo yavuze ngo nunabitekereza gusa, ngo ariko njyeweho nunabitekereza gusa uzaba wamaze gukora icyaha. Mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza. Gukiranuka, gukweta inkweto ni ukuvuga ubutumwa bwiza. Ntago umuntu aho ari hose ntiyabura akanya na gatoya ko kubwira abantu ubutumwa bwiza bw'ibyo yamenye. Wowe urabizi neza ko kumenya Yesu biguha n'ubuzima, biguha ubuzima, biguha kubaho. Wamenye Yesu ntusambana, utasambanye ntiwarwara indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina. Wenda example, ntiwasenya kuko wamenye Yesu. Wagira kwihangana, uwo mugabo wawe ukamwihanganira. Iyo wamenye Yesu akwigisha kurera abo bana bawe, ugatangira kubatoza ibintu batagomba gukora, ukababwira yuko, ukabigisha iby'ubutinganyi, ukabigisha iby'imibiri yabo, ukamenya yuko batagomba gusiga amatetuwaje ku mubiri yabo, ko iyi mibiri yabo ari insengero z'Imana kuko biranditse. Ukabigisha yuko gushaka amafaranga atari ukuyashaka mu bintu bibi, kuko hari ibintu nasomye mu migani, ndasoma ngo hari imirimo y'ubupfapfa itanga amafaranga. Ntabwo umwana wawe yakora umurimo w'ubupfapfa. Waba warasomye mu migani ukahita ugenda ukamubwira ati iyo murimo nubwo urimo guha amafaranga, ariko iyo ni imirimo y'ubupfapfa, ukamusobanurira. Ntabwo yakundana n'abantu bisize tetuwaje, wamujyana mu cyumba ukamwigisha ko imibiri yacu nayo atari iyacu, ari insengero z'Imana. Niyo mpamvu tugomba kwifata neza, tukayoza, tukayigaburira ibiryo by'ukuri nk'uko Yesu Kristo yabyanditse mu itangiriro ngo ashyira ibimera ku isi ngo bitubere ibyo kurya byacu bya buri munsi. Ukamenya ko ibimera nyine ari byo biryo byacu. Wamenye ko ibimera ari byo byacu, icyo gihe ntabwo wabona umuntu arya alimentation buri gihe, arya ibintu byo muri alimentation. Uravuga ati imboga, imbuto, n'ubundi ya mirire usanga Yesu yarabyanditse muri Bibiliya, biranditse. Rero uko gukenyera ukuri, urumva ngo mu kwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro. Nzi abantu benshi bamenye Yesu ngo bamuzi, ngo bakizirika bakikomeza. Ngewe rimwe rwose hari n'abo nabwiye, ese kuba waramenye iyo Mana kuki utayibwira abandi ngo bayimenye? Nimba wagize amahirwe yo kumenya Yesu, ukubitanye n'umuntu ararangaye ntazi Yesu, kandi urabizi igitabo cy'imigani kikwereka ibintu byinshi abantu turangariyemo. Nta nubwo uvuze ati reka nkwigishe. Yego hari aho nasomye mu migani ngo hari uwo wakwigisha akagutuka, ariko ufite kwihangana, ufite kwihangana niyo yagutuka, wakisekera.
akakwita ikigoretse kirandagitutse nyirebye nabi ariko rurashinyika ntiruzi iyo ruva ntiruzi iyo rujya, kuko sekeye umuntu yakweretse ikibi akakikwereka bishaka, we ukirebera hirya ukamwereka ko utabibonye, ahita avuga ati rero kamwita urugoryi, kamwita umutesi, ruriya ni urutesi, ni urugoryi, ntiruzi ubwenge, ntiruzi iyo ruva. Ariko gusa Yesu akomeza tugire uko yaturemye, karagita yaduhaye tuvuka turi beza, nk'uko kuntu ntabeshyaga njya abingarurire, kuko no kubeshya naje kugenda mbyiga niga uburyarya, kuko umuntu araza akakwiyerekaho ukagira ngo muri kumwe ariko mutari kumwe, kuko abantu bazajya mu ijuru simbazi, ariko abantu bazi Yesu ni bake batashobora kubeshya na gake. Dukomeze rero, kandi ikigeretse kuri byose urumva, mutware kwizera nk'ingabo. Kwizera rero ahantu mu Befeso nkaje kubera nashaka kwigisha ko Yesu Kristo ari we twizera. Yesu Kristo rero ni we twizera, ni we ngabo. Ngaho imagine ufite ingabo. Ngiye beti mfite ingabo zindinze nyinshi cyane, ngiye mu isoko mfite ingabo zindinze, ngiye muri taxi mfite ingabo zindinze, ngiye ku kazi mfite ingabo zindinze, wazica he ngo ubashe kuntera? Rero iyo ufite Yesu Kristo uba ufite ingabo. Iyo ufite ingabo uba ufite imbunda. Imbunda rero ni iki? Imbunda urumva, ariko ngo kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzabona kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Iyo ufite Yesu Kristo uba ufite ingabo, uba ufite ibibunda binini, ibyo mu kirere, ibyo mu mazi, ibyo ku butaka, mbese urarwana ukavuga ati iri zina namenye, iri zina bita Yesu Kristo niryo nizeye, iryo niryo rikugaburira, niryo rikwambika, niryo rituma urya, unywa, useka. Uba ufite rero ingabo urwanisha, uzimya ya myambi ya wa mubi, ya mazina umuntu ashaka kukomekaho, ashaka kugushyira ku mutwe. No, ntago wabyemera. Kuki se wabyemera? No, ntago wabyemera. Urumva, noneho rero impamvu tugomba gusoma ijambo ry'Imana, impamvu wowe nkurikirana ugomba gufata Bibiliya ugasoma. Ibi nkubwe ntuhite ubicakira ngo ubishyire mu bwonko bwawe. Kino gitabo ngenda shima Yesu pe, arimo aragenda mfasha, akampa izo mbaraga, nkumva mfite izo mbaraga zo kugisoma. Urumva impamvu ugomba kugira ijambo ry'Imana. Mwakire agakiza kamo ingofero, mwakire inkota y'umwuka ari ryo jambo ry'Imana, musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Noneho rero iyo ufite ngo mwakire agakiza kaba ingofero, mwakire inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Inkota y'umwuka, erega na za ngabo tuba tugendana ntabwo ziba zigaragara, ariko wakira inkota y'umwuka, inkota y'umwuka ari ryo jambo ry'Imana. Urumva, iyi Bibiliya yose uyifite mu mutwe wawe, umenya iyo uva n'iyo ujya. Ndava he? Ndimo ndajya he? Ndashaka iki? Ni igiki ndimo gushaka mu buzima? Sibyo? Ndarya iki? Sindya iki? Ikizira ni igiki? Ko nasomye hano ni hehe nabisomye? Mu Balewi ndimo nsoma biriya bitambo batangaga kera, harimo ibizira shaho, harimo ibizira, ugasoma ukamenya ngo iki kirazira, sindya iki, iki kirazira. Nyine umwuka agenda ari wo ugenda ugusobanurira. Ariko nk'umucyo nasomye handitsemo ko tutagomba kurya ibinure. Ibinure nyine barabyotsaga bigahumurira Uwiteka. Ariko imagine kuba wagura inyama ukarya ibinure, ngo ntimukarye ibinure n'amaraso.
yego wenda Yesu yarabiziriye kuko yaravuze ngo tuzarya ibyica ntacyo bizadutwara, ngo tuzakandagira inzoka na sikoropiyo, ariko ushoboye no kwirinda wumva wabyibushye, icyo gihe uhita uvuga ati ikintu kirimo amavuta, ibinure, byose yarabyanditse. Icyo usabwa ni ugushaka tayo yo gusoma iyi Bibiliya kugira ngo na ba bandi bayitwigisha, kuko urabizi ni umuntu nawe, uri uyikwigisha ni umuntu, nimba arayikwigisha nawe ari umuntu, kandi uzi ko nimba Satani ataratinye Yesu amaze iminsi 40 mu gashyamba, uriya muntu ubwirwa n'iki ko Satani yamutinya? Ni igihe kikubwira ko uriya muntu Satani we yamutinya? Niyo mpamvu umuntu akwigishije, nimba nkwigisha ngo Yesu Kristo ni Imana yigize umuntu, ikongera igasubira mu ijuru igahabwa ubwiza, ikongera ikitwa Uwiteka, ni Imana ngo ni umwuka, ibera hose icyarimwe, ntabwo iri ku musozi cyangwa gusa icyo hasize itubwiye ngo nuzajya kunsenga ujye wiherera, ujye ahantu wihereye wenyine, ngo ntimukamere nk'indyarya zijya mu masinagogi, ariko aravuga ngo mujye munaterana munyibuka. Guterana kwera, ngo bose babaga hamwe bahuje umutima, ngo kandi nta mukene wababagamo. Uko guterana kwera nyine ni igihe mwese muri abanyakuri. Ese koko buriya mu rusengero abantu bose ni abanyakuri? Bose ni abanyakuri ku buryo uko guterana kwera kwahaboneka? Ariko hari n'aho yavuze ngo mureke urukungu rukurane n'amasaka. Gusa iyo wagiye umenya ijambo ry'Imana, nabura ntabwo watereranwa n'imiyaga ngo ugende nubona wa muntu utuvuga turiya ko muzi, ariko waramenye ko urukungu rukurana n'amasaka, wagenda ukicara none ugashikama, kuko wamaze kugira bagaje. Reka mvuge rero ngo murakoze cyane bakozi ba BTM TV. Reka mbwire Yesu iri jambo ariherekeze. Data wa twese uri mu ijuru, Yesu Kristo Mana waremye ijuru n'isi, nanjye ukandema ukavuga ngo nimbeho simfe, nkaba ngejeje uyu munsi ngihumeka umwuka w'abazima, nkaba mfite ubushobozi bwo kuba nafata iki kiganiro nkikamera, wowe ukaba wari uzi ko nzageza iyi minsi nkiriho. Ndagushimye, ndaguhimbaje. Reka iri somo ntangiye kuri BTM TV riba isomo rigera ahantu henshi, kandi benshi basobanukirwe ko Yesu Kristo atari umwana w'Imana. Hari amazina menshi wari ufite, byanditse muri Yesaya ibice 9, warivugiye ngo uyu ni umwana w'Imana, uri Emanuweli, uri data wa twese, uri uhoraho, uri umutware, uri umwami. Ni amazina menshi rero na Yesaya yari yarabivuze, nawe ubwe warabyivugiye muri Yohana, wivuga uwo uri we, kuko ubonye ababonye data wa twese, utwigisha gusenga. Reka rero n'iri jambo nigishije ribe ijambo ry'umugisha ku baryumva. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, mbyambaje mbyizeye, urakoze Yesu. Amen. Amen. Bye bye.